Umva aka kantu, to ghost ni ukwanga umuntu. Iki ni cyagiye muri relationship cyangwa se mu mibano hagati y'abantu, umuntu ashobora kwanga umuntu ariko ukumva nta busobanuro ufite bwo kumusobanurira icyatumye umwanga cyangwa se kubw'impamvu zawe runaka, warangiza ugahitamo kugenda utavuze. Yajya guhamagara ntumwitabe, yakwandikira message ntumusubize, ugahagarika mbese ikintu cyose kiguhuza nawe. Urugero, after our first date she ghosted me. After our first date she ghosted me. Nyuma y'uko duhuye yaranyanze. It is hard to explain him his behavior. Better I ghost him. Biragoye kumusobanurira imyitwarire ye, icyiza ni uko nagenda navuze. I sent her a message but she ghosted me. Namwohereje message ariko yaranyihoreye. Noneho rero reka tubigereranye n'ijambo to break up. To break up ni ugutandukana n'umuntu ariko mu buryo bunyuze mu mucyo. Ubu buryo bukunze kubabaza ariko buri wese abaza impamvu yatandukanye n'umuntu, bitandukanye na to ghost. Urugero, they broke up after 5 years of dating. Baratandukanye nyuma y'imyaka 5 bakundana. Bivuze ngo aba ngaba babivuganyeho nyuma y'uko batandukana kandi babwirana n'impamvu ko bagiye gutandukana. Ibi biratandukanye, ibyo biri mu mucyo. Let's break up. Reka dutandukane. I broke up with him. I broke up with him. Twaratandukanye. Noneho rero reka turebe ubundi buryo uko wabigenza uramutse utandukanye n'umuntu cyangwa se yaragiye atavuze. Nta kundi kuntu kubikora usibye kuba mwakwiyunga. Kwiyunga rero mu Cyongereza ni to reconcile. She wanted to reconcile with her sister after their fight. Yashakaga kwiyunga na mukuru we nyuma y'uko barwana. He refused to reconcile with his old enemy. Yanze kwiyunga n'umwanzi we wa kera. The couple separated for a while but later reconciled. Nyuma y'uko couple itandukanye cyangwa se abantu bakundanaga batandukanye baje kwiyunga. Mwibutsa nyabuna, niba ushimishijwe cyangwa se unyuzwe n'akavideo binyereke ulayikinga kandi wibuke no gusubscribinga kugira he kujya hagira isomo rigucika. Murakoze cyane.